ako nakantu mbibi ako nakabanga abakobwa dukunda kubwirwa ko turi beza kuko iyo umukobwa umbwiye ngumva sheri urabizi urasa neza uri mwiza uzi buri biro yongera ako nakabanga ni ibi abahungu gukominikana kuvugana buri munsi kumenya ngo ese wiriwe gute waramutse gute ese wariye wamugani ngo wamusobanuzi wariye wanyweye wagize gute akazi kagenze neza biterwa n'akazi kawe wowe uzi ngo umusheri wanjye cyangwa se umugabo wanjye akora kahe kazi ese nahe masaha byibye namuvugisha aba ari pause yes communication rero ni ikintu cyangombwa nimugoroba ukomoza wenda mutashye mugiye kuryama akazi kagenze neza sheri ibintu bya ku kazi se wahuye n'izihe mbogamizi se byaje akakubwira nawe ukamubwira uko umunsi wawe wagenze ukamubwira challenges wahuye nazo muri uwo munsi ku buryo nyine wumva ko hari umuntu uguhangayikiye cyangwa se naho hari umuntu uhangayikiye ibyo bintu biraryoha kumva ko hari umuntu ugize gute. Alright, reka dutangire tubaha ikaze wowe muntu ukurikiye Shine TV aka kanya tugusuhuze tukwifuriza amahoro y'Imana tubabwira ngo mukomeze mwirinde icyorezo cya COVID-19 dore ko cyugarije isi. Hanyuma rero abantu mudukurikira impande zigiye zitandukanye z'isi turabibona ari abantu badukurikira baherereye muri Amerika, badukurikira baherereye mu Bufaransa, badukurikira baherereye muri Canada, mu Burundi, muri Uganda, umva ni ibihugu byose no muri Korea no nsigaye mbona hari abantu baturebera inkuru. Icyo ni ikintu kitwereka yuko hari ahantu turi kugenda tugera kandi ni byiza hamwe namwe tubifashijwemo namwe turabashimira. Hanyuma rero mbere yuko dutangira uyu munsi ndabasaba kubanza gukora subscribe guys, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification uko tugiye twaploadinga ikiganiro. Nta wundi rero muri kubana ni Princess Diana. Ubu rero hari abantu bari kwibaza se noneho namutumirwa uyu munsi mufiteho ya ntawe uyu munsi ngewe namwe tugiye kuganira twaje abantu baje kuduha ibitekerezo badusaba ko twajya tugira n'ibiganiro twebwe ubwacu tubaha nk'inama mu rukundo mu buzima busanzwe mu bintu byose bigiye bitandukanye tukaza tukababwira wenda nk'ibintu mushobora gukora kugira ngo wenda n'urugero muse neza cyangwa se ibintu ushobora gukora kugira ngo urukundo rwawe rukomeze rutera imbere rusugire kwa mu Kinyarwanda cyiza niko bavuga ngo rusugire. Yes, niyo mpamvu rero uyu munsi nazanye topic, nazanye bimwe mu bintu ushobora gukora kugira ngo urukundo rwawe rukomeze rube stronger than before, uburyo rwari rumeze cyangwa se n'uburyo rumeze kugira ngo rujye rugenda ruba rwiza kurushaho. Murabizi rero abantu bakenera urukundo, gukundwa ni byiza no gukunda bikaba akarusho. Gukunda ugakundwa burya ni ibintu by'akarusho kandi ni amahirwe navuga ngo agirwa n'abantu. Ntago ari benshi bagira amahirwe gukunda bakanakundwa. Rero nimba wagiriye umugisha ugakundwa ukanakunda at the same time, hano nje kukubwira ibintu wakora kugira ngo urukundo rwawe rukomeze rube rwiza, ukomeze ubane neza n'umukunzi wawe. Nimba uri umukobwa ukomeze ubane neza n'umuhungu w'inshuti yawe, nawe nimba uri umuhungu ukomeze ubane neza n'umukobwa w'inshuti yawe. Cyangwa se nimba unubatse ntago ari ku bakobwa n'abahungu gusa, no ku bantu bashakanye bafite ingo nabo urukundo rugomba gukomeza gutera imbere, uko rugomba kurushaho kuryoha kurusha uko ejo byari bimeze. Ubu rero ndabizi ngo atagiye kuvuga se wowe bimeze bite oya,
nababwiye ngo icyo mugomba kumenya, gukunda ukanakundwa nicyo kintu cya mbere. Kandi nanjye ngira urukundo, gusa simbizi nimba nkundwa simbizi nimba nkundwa, ariko ndabizi ndakunda, kuko namwe bafana bacu, bafana ba Shayini TV turabakunda. Niyo mpamvu rero tuba tubagezaho ibintu byiza bigiye bitandukanye. Yes, hanyuma rero ikintu cya mbere burya gikomeza urukundo rw'abantu, cya mbere cy'ingenzi, communication. Ikintu cya mbere mbisubiremo gikomeza urukundo cyangwa se gituma urukundo ruramba ni communication. Gukominikana, kuvugana buri munsi, kumenya ngo ese wiriwe gute, waramutse gute, ese wariye, wamugani ngo wamusobanuzi, wariye, wanyweye, wagize gute, akazi kagenze neza. Communication nicyo kintu gifasha urukundo cyane, kuko burya nta communication nta rukundo. Nose niba ukunda umuntu ukamara, par exemple nk'urugero, ukamara nk'icyumweru utamuhamagaye, yes, hari abantu ngewe nzi bamara icyumweru batavugana n'abakunzi babo, kandi ngo barakundana, ukumva ati oh man, uriya musore ndamukunda, uriya mukobwa ndamukunda. Imagine ugaspendinga a whole week utavugishije umukunzi wawe. Icyo ni ikibazo, sibyo? Bon, simvuze bibaye byiza umukunzi wawe burya namuvugisha buri munsi, ku munsi wamuvugisha nk'inshuro wenda nkeya, zaba nk'eshatu ku munsi. Wenda mu gitondo waramutse gute, kuko burya n'umuntu aba ari mu kazi abahuze. Waramutse gute, ese wabaraye neza, ijoro rye ryagenze neza, ibintu nk'ibyo. Mu saa sita, ese akazi kagenze gute, akazi nta bibazo birimo, ese nimba birimo ni gute, ibintu nk'ibyo ngibyo ukamubaza nyine. Ngenda umubaza ibintu nyine, ibintu nawe ku buryo yumva ko ari umuntu umwitaye. Wakuze kumva ngo hari umuntu uguhamagara mu gitondo, waramutse gute, saa sita wiriwe gute, igitondo cyawe cyagenze gute, akazi karimo karagenda, kuko ntago kaba kararangira wenda bitewe n'akazi kawe ukora. Ku bantu wenda bakora akazi kagize karangira wenda nimugoroba, uri umucuruzi se, ukora muri ofisi, uri umukameramani, uri umunyamakuru, uri iki, biterwa n'akazi kawe. Wowe uzi ngo umusheri wanjye cyangwa se umugabo wanjye akora kahe kazi, ese nahe masaha byibze namuvugisha aba ari pause. Yes, communication rero ni ikintu cyangombwa. Nimugoroba ukamubaza, wenda mutashye mugiye kuryama, akazi kagenze neza sheri, ibintu bya ku kazi se wahuye n'izihe mbogamizi, ese byagiye, akakubwira nawe ukamubwira uko umunsi wawe wagenze, ukamubwira challenges wahuye nazo muri uwo munsi, ku buryo nyine wumva ko hari umuntu uguhangayike cyangwa se naho hari umuntu uhangayike. Ibyo bintu biraryoha kumva ko hari umuntu ugize gute, ukwitayeho, hari umuntu umenya ngo wabyutse neza, hari umuntu umenya ngo wiriwe neza, hari umuntu umenya ngo waraye neza. Ibyo ni ibintu bigize gute, bifasha urukundo gukomeza kugira gute, gutera imbere. Ikindi cya kabiri kijya gusa nk'icyo ngicyo, nicyo kiri muri communication. Ariko hari abantu bakundana ukaba wagira ikibazo ntubibwire umukunzi wawe, ubwo rero urukundo, ukaba wenda se sinzi hari ufite nk'ibibazo bikugoye, cyangwa se muri famiye, cyangwa se wenda wabyutse wumva utanameze neza, ariko aho ngaho urabimubwira. Ako hari nk'ukuntu ugira nk'ikibazo gikomeye, ukavuga sheri wanjye sinakimubwira, ahubwo ukarenga ukajya kukibwira abandi. Ntago ari byo. Umukunzi wawe agomba kumenya buri kimwe, ibyishimo byawe. Nimba wishimye, musharing ibyo byishimo byawe. Nimba kandi ubabaye, bimusharinge.
wenda hari ukuntu ya counseling, hari ukuntu yakugira inama ukabigenza, icyo kibazo ufite kigakemuka. Hari uburyo yabigufashamo, si buri financial wenda n'urugero buri financial, yes, none se nabwo nyine, none se numva singiye gushyigikira ku bantu nanone babakundana batagira akantu kagutya, sibyo? Ako burya kari akantu nako abasore mu nkurikiye, si kari akantu kagurike karakonta mu rukundo. Karakonta, ntabwo uzambwira ngo wenda sheri wafite ikibazo wenda simvuze ngo ujye uhora uyamuha, ariko hari ukuntu umuntu ashaka kugira ikibazo bwa sheri, wenda n'urugero mfite muri business yanjye wenda nahombye, wenda kizemo nk'aya mafaranga ubaye yafite wanayanguriza akakuguriza, kuko biba bizaba n'ibyanyu, wenda muzanabana bitewe n'urukundo rwanyu, intego rufite. Yes, mu rukundo rero abasore ako kantu kari kanyuzemo, mujye musipasinga urukundo rwanyu, sibyo? Mu rugira ariko rega baravuga nese ururabo rutuhiwe rurakura neza, no ruruma. Ururabo rutuhiwe neza ruruma, n'urukundo narwo nuko bimeze. Urukundo rugomba kuhirirwa, urukundo rugomba kuhirirwa. Niyo mpamvu rero umusheri wawe ugomba kumusharinga, ukamubwira sheri byagenze gutya, wenda se mama ararwaye, wenda se sister wanjye ararwaye, wenda se ibintu nk'ibyo ngibyo, ku buryo ukanamubwira sheri urabona nabonye promotion mu kazi, mu kazi bampromotinze. Ni ibintu byiza ugomba gusharinga umukunzi wawe, kandi ibintu bikagenda neza, urukundo rugakura neza. Ikindi sasa kukimuda, ese mbanze nibariza abantu, umukunzi wawe cyangwa se uwo mwashakanye uheruka kumubwira ko mukunda ryari? Okay, urisubije, simbizi icyo wisubije, ariko igisubizo ubonye ushobora kuba umubwira buri munsi, yes, komerezaho. Ushobora kuba unabimubwira rimwe mu cyumweru. Guys, bwira umuntu ukunda, bwira umuntu, nimba ukunda umuntu bimubwire hakiri kare, bimubwire uwo munsi, bimubwire ejo atashaka kugira ikibazo. Ntago muri buno buzima ntago buri fair. Ejo umuntu ashaka kubyuka wenda yitabye Imana, birashoboka kuko ntago tuzaramba ku isi. Ushaka kubyuka witabye Imana, niyo mpamvu ugomba kubwira umuntu ukunda, si n'umukunzi wawe, ariko hano nibo turi kwibandaho. N'abantu basanzwe babwire ko bakunda mu gihe bakiriho, sibyo? Nimba sinzi ibintu ngiye nabonye abantu, hari nk'ukuntu uba wumva ukunda nk'umuntu muri wowe, wenda nk'urugero na mama wawe. Ubu se mama wawe uheruka kumubwira ko mukunda ryari? N'ubu nakabajije cameraman, nta nubwo wese simbizi, cyangwa se umuvandimwe wawe uheruka kumubwira ko mukunda ryari? Cameraman, uheruka kumubwira ko mukunda ryari? Wabona nta n'ibyo uranakora no mu buzima bwawe. Gahibaza, icyo ni ikibazo. Abantu ufite ukunda babwire ko bakunda hakiri kare, igihe kitararenga. Umukunzi wawe rero mubwire ko mwibutse ko mukunda, sheri urabizi burya ndagukunda. Umubwire n'ikintu ariko unamukundira. Cyumva ati bura rero ngiye nkunda uburyo ki wenda ufite umutima mwiza, nkunda uburyo ki wenda uri sociable, nkunda uburyo ki wenda ukunda abantu, ugira umutima ufasha, ugira gute, uri mwiza. Yes, nabyo ugomba kubivuga. Kubwira umukunzi ati uri mwiza. Utkuna abakobwa dukunda kubwirwa ko turi beza. Ako ni akantu mbibi, ako ni akabanga. Abakobwa dukunda kubwirwa ko turi beza, kuko iyo umukobwa umubwiye ngo umva sheri urabizi urasa neza, uri mwiza, uzi buri biro yiyongera. Ako ni akabanga nibi abahungu. Hari abahungu batajya bakunda kubwira abakunzi babo uri mwiza, sheri uri mwiza, uteye neza. Uyu munsi uzikuna wakoze makeup nziza, wenda mwahuye n'urugero. Uyu munsi shawa wakoze makeup nziza, uyu munsi shawa wambaye neza, uyu munsi uri guhumura. Utwo ni utuntu tugenda dukurura abakobwa, none urukundo rukagenda rurushaho kugira gute, gusara muri we, rukarushaho kuzamuka.
umugore mubana uheruka kumubwira ko umukunda ryari? Umugabo mubana uheruka kumubwira ko umukunda ryari? Aho nuheruka kubimubwira wa munsi mukora ubukwe bikahita birangira? No, urukundo ntago rurangirira ku munsi mwabanye. Yes, mwabanye ni byiza, mutangiye umuryango, ariko ntago urukundo rwarangiye. Urukundo rugomba gukomezwa. Mugasheri urabizi uri mwiza, uyu munsi wow ugiye ku kazi wambaye neza, ariko rero uyu munsi iyi shati wambaye njye ntago nyikunze, wenda ambaririye. Umuhitiremo. Ntago ari n'abagabo, no sorry, ntago ari n'abakobwa cyangwa se abagore bahitiramo abagabo ibyo bambara. Burya n'abagabo namwe mwabikora. Warubizi ko ushaka kubwira umugore wati sheri bura rero ngewe ndagukunda iyo wambaye karaga kanzu, ndagukunda iyo wambaye karakajipo, ndagukunda iyo washyize amaherena meze gutya, ndabikunda iyo wasize makeup, ndabikunda iyo ufite lipstick, ndabikunda iyo ntayo ufite. Kumubwira ibintu mukundaho. Yes, ibyo ni ibintu nyine byiza bisaza urukundo mu muntu, rugatuma rugenda ruba stronger. Yes, mubwire rero abantu ko mubakunda hakiri kare. Ikindi cyangombwa, mugomba gufata umunsi umwe mu cyumweru mukareba uko urukundo rwanyu ruhagaze. Ibyo bintu rubizi ko abantu bakora bagira gute, bakora nyine checkinga like nk'ukuntu wenda iyo ukora akazi ku kwezi uracekinga bati wenda nimba uri umucuruzi ninjija byagenze gutya na gutya, ibintu nk'ibyo. No mu rukundo nabyo ugomba gukora check-in, ku buryo ushobora gufata icyumweru, ushobora gufata ibyumweru bibiri, ushobora gufata ukwezi, bitewe uko mwebwe mubishaka, bitewe n'ukuntu mwabyumvikanyeho. Ubu ukavuga uti wenda reka twebwe tuzajye twihigiye cyo kugenzura, voilà, cyo kugenzura urukundo rwacu uko ruhagaze. Reka manze reka Yes, we mureba n'amagambo mutuma mvugishwa. Usiko mvugisha, reka mbanze nsome ku kaji, navuze cyane pe, mwihangane. Yes, muramvugisha ko nta kibazo. Narindi kubabwira gukora check-in mu rukundo, mugafata ukwezi cyangwa se icyumweru uko mubishaka. Ukabwira umusheri wawe ati sheri burya tuzajya wenda dukora tugenzura urukundo rwacu uko ruhagaze muri kuno kwezi, wenda hano urugero ku itariki ya mbere tuzajya duhure tuganira kuki ku rukundo rwacu, turebe sheri rero uku kwezi gushize witwaye nabi, sheri uku kwezi gushize witwaye neza, uku kwezi gushize ndabona wahindura bino ntago ari byiza, ndabona wakora bino, ndabona twakongera tugakora gutya, tukabigenza gutya, kugira ngo urukundo rurusheho kuba rwiza, rurusheho kubaryohera, rurusheho kuturyohera. Buriya rero kambabwire, nta kintu kibabaza nko kuba mu rukundo utishimye. Harimo bizi ngo waba mu rukundo utishimye gute? Yes, birashoboka ko waba mu rukundo utishimye. Ufite umuhungu uramukunda, ufite umukobwa uramukunda, ariko ntago nyine wishimye cyane nk'uko byakagombye. Kandi burya numva ko urukundo ubayemo utanezerewe, numva ko urukundo ubayemo utishimye, sha guse byaba bimaze iki? Birutwa nuko wabireka ukarusokamo hakiri kare, ugashaka undi mu partner ubana nawe ku buryo wumva nyine wishimye. Nimba udahura n'umukunzi wawe ngo wumve wagira ngo sinzi ko nabivuga, niho hantu heza uba ukumva urishimye. My friend, ntago mbizi ukuntu urukundo rumeze. Nimba ubana n'umugabo ukumva ntago ari ijuru rito urimo, ukumva ntunezerewe, hari akantu kabura, nta juru rito uburimo, ariko mwabikosora. Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo mbabwire ibintu mushobora gukora kugira ngo urukundo rwanyu rugende rugira gute,
rutera intambwe, rugende rukura, rugende ruryoha, mugende murushaho kuryoherwa. Yes, mujye rero mufata akanya murebe ku rukundo rwanyu, murebe ibitagenda, mubikosore, murebe ibyo mwakongeramo, ibyo wamugaye abikosore. Mugati buriya rero hari awitwaye nabi, kiriya gihe warambabaje, ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi birangirira aho ngaho. Amakosa mwavuze arangirane n'uko kwezi, mutangirane n'ibishyashya. Ibyo bintu bizabafasha, trust me, ibyo bintu bizabakorera kandi muzanshimira nyuma. Muzanshimira nyuma. Aha, ikindi kintu gikomeye, hari abantu mutajya mwa appreciatinga abakunzi banyu. Why? Nimba ubanye n'umuntu, nimba ukundanye n'umuntu, ukaba wenda hari akantu keza akoze, ntumubwire wow sheri hano wakoze neza, hano wabigenje neza, wow ndabikunze, congratulations, felicitation. Ubimubwire, mbwira ati ibi bintu wenda nimba akoze akantu gatoya, agukuriye akantu gatoya, mbwishiri thank you. Buriya gushimira ni ikintu cyiza, urumva? Mushimire. Ikindi nyine umwereke ko nawe koko umwitaye, umwereke ko burya n'ibikorwa bye n'ibyo akora hari umuntu byitayeho, hari umuntu ubibona akabyapreciate, hari umuntu ubibona akabyishimira, hari umuntu ubibona akumva nyine arabikunze. Mwige kugira gute? Mwige kwa appreciate abantu mukundana nabo. Ibyo bintu bizabafasha cyane. Ikindi, kuba active mu rukundo. Active, yes, active. Kuba active rero mu rukundo twabihuza na communication. Kuba active ni ukuvuga ngo nyine jya uhora uri update mu rukundo rwanyu, sibyo? Ntugende ngo uryame umara iminsi ngaho utavuganye n'umukunzi wawe. Ntugende ngo uryame utagize gute, utamweretse ko umwitayeho. Ikindi kintu abantu badakora, kuki mudatanga impano? Mujye kuvuga ngo ako senga ibyo ni ibikingo, ngiyo mico ni y'abazungu. Ni y'abazungu? Oya, gutanga impano ni byiza, impano zirashimisha. Ninde wanga impano? Ninde muntu wanga impano? Nawe. Fata umunsi ukorere surprise sheri wawe, umuhereza impano. Nta n'ikintu cyabaye, nta kintu cyabaye, gusa we wumve sheri wawe, wumve uvuga ati shasheri rero nakarebye akantu muha, sibyo? Abakobwa rero cyane cyane dushimishwa n'utuntu dutoye. Niyo wanamuzanira n'ikizi, n'isakoshi, ubwo ngo isakoshi ngirahenze. Ariko rwose umva isakoshi ntago ihenze. Urwo ni rwo rugero nyine ntanze wamuha bitewe nawe ukumuzi. Wagenda ukamugurira urukweto, wagenda ukamugurira iki, akana kariko kose, we bitewe n'ukuntu umukunzi wawe uramuzi kukundusha, uramuzi kurusha abandi. Reba ibintu akunda ari byo umuhereza, urumva? Mwige gutanga impano. Ikindi kandi umukunzi wawe ntakaba ari we, hari ukuntu mu rukundo ubugira ngo utanga ariko we ntaguhabwa. What is that? Nimba umuntu aguhaye nawe muhe. Wese ntago ari umuntu agakeneye kwishima, nagakeneye surprise, nagakeneye iyo gift, arakeneye. Yes, niyo mpamvu rero ugomba kugira gute, kumuha impano, kumugenera impano. Ugafata umunsi ko basheri wanjye wenda hari amashati meza nabonye, hari ikintu nabonye, hari parfum nziza nabonye, hari urukweto rwiza nabonye, hari t-shirt, bitewe nyine n'ukuntu umusheri wawe umuzi. Impano zirakenewe, impano ni nziza, impano zirashimisha, kandi impano ku mpande zombi, apana kuri uyu nguyu ngo wape, oya, impande zose. Yes. Hanyuma ikintu cya nyuma tugiye gusorezaho, take your time, hanyuma
usohoke n'umukunzi wawe, you just try to go out, ugende utembereze umukunzi wawe. Ntago mvuze ngo ninde uzabikora, kuko natwe abanyarwanda tumaze gusirimuka, tumaze gusobanuka, tumaze kumenya agaciro k'ibintu, sibyo? Wowe mukobwa ushaka kwifata uvuga sheri, urabizi wenda umunsi nahembwe, cyangwa se si ngombwa ngo wanahembwe, wanamujyana n'ahantu mukanywa akafanta, mukanywa iki bitewe n'ubushobozi bwanyu. Shaka umujyana n'ukicara, niyo mwasangira fanta, ibyo biba bihagije ko mwagiye out, mwagiye ahantu nyine kumva nk'akayaga, isi nk'akayaga nk'ubu ngubu hano ndi kumva ni keza rwose, uhazanye umukunzi wawe biba ari byiza. Muhungu nawe aho ngaho nabwiraga abakobwa, nawe fata umunsi usohokana umukunzi wawe, ibaze kushora, ibaze nk'abantu bamara amezi nkangahe, nk'atanu badasohoka, si ikibazo? Ni ikibazo. Yes, niyo mpamvu rero ugomba gufata umunsi, ubwo amezi 5 ko namwe mu mwana kabije pe, fata umunsi ugende usohokana umukunzi wawe, munaganire. Buriya niyo wasohotse ibitekerezo bigenda biza binisukira, bita nazi n'ukuntu bigize, n'ukuntu binaje. Gusohoka buriya ni ikintu cya mbere nacyo kiryoshya urukundo, ko burya nanone guhora waje kunsura, naje kugusura iwawe, mufata akanya mugiye out. Cyane hari n'abakobwa badakunda kujya gusura abasore, bariho da, ati ngiye ntago nazi wawe, tujya out, dusohoke. Gusohoka ni byiza, gusohoka ni byiza, gusohoka biruhura mu mutwe, gusohoka bituma muganira ku bintu biri serious. Ikindi kandi mukagira intego mu rukundo rwanyu, ndabwo ndavuga ku bakobwa n'abahungu, mukagira intego, pana gukundana bya bindi biri aho ngaho bya nyirarureshwa. No, fata umwanya usohokane umukobwa, muganire. Se sheri umfiteho iyihe gahunda, mubiganireho, mugire urukundo rufite intego, apana rwa rukundo rwo hejuru ibyo se nibiki. No, yes, ngaye nguko nizere ko izi nama n'ukuri hari abantu wenda ziragirira akamaro, ndabyizera. Hari abantu zirafasha, hari abantu barireba bakagenzura isi urukundo rwanjye niki cyaburagamo. Ese muri bino bintu numvishe hari ibintu nakongeramo nkajya nkora, hari ibintu byatuma urukundo rwanjye rurushaho kuba rukaba strong cyane ku buryo mubera n'abandi urugero. Wari wabona kapo ukayibona ukavuga ati oh wow, wama nanjye sheri wanjye tukamera nk'abari, kubera iki nyine barakundana, bakoze ibyo byose, bakoze n'ibirenze ibyo ngibyo, sibyo? Yes, niyo mpamvu rero nawe ugomba gukora ibintu nk'ibyo ngibyo mu rukundo, ugashimisha umukunzi wawe. Urukundo ntago ari muri gereza, urukundo ntago ari iki. No, munire kure kandi mujye muganira, muna joking, ube umusheri wawe akubere nyine umusheri wawe, abe na best friend wawe. Burya nimba nta n'ubushuti bunahari, nta n'urukundo. Sheri wawe agomba kuba ari best friend, inshuti magara, secret keeper, ibintu byinshi agomba kuba byose byawe, ku buryo urukundo rwanyu rugira gute, rugenda ruzamuka. Yes, hanyuma rero reka mbashimire mwebwe mwese mwakurikiye iki kiganiro. Promise yuko tuzajya dufata umwanya tukareba ikintu wenda twabaganiriza cyabagirira akamaro, mu buzima bwanyu, ibintu bigiye bitandukanye, kandi muzagenda mubibona kandi muzabikunda, muzajya mutubwira. Hanyuma mujye muna commentinga, mutubwire si hangaha bimeze gutya, mukosora ibingibi, mwongera ibingibi, ibyo ngibyo biradufasha cyane. Hanyuma reka mbashimire, Imana ibahe umugisha. Mwakoze kubana nanjye, yari Princess Diana, televiziyo ni Shine TV. Mukore subscribe, comment and share. Bye, mukundane bifite intego, mukundane urukundo ruryoshye, muryoherwe mu rukundo. Ibindi Imana izaduhana umugisha, Imana izabahera mu umugisha. Bye, ibihe byiza.